intambara ukazirwana uri wenyine. Dukunde ndagusuhuje, Yesu akumera umugisha. Intambara ukazirwana uri wenyine, ufite imiryango ukarwana intambara uri wenyine, ufite bashangaza ukarwana intambara uri wenyine, ufite abakabaye bakurengera ko intambara ukazirwana uri wenyine. Ariko ni ukuvuga ngo Imana ivuze ijambo rikomeye, yabwiye Yakobo ngo Yakobo we, yewe Isirayeli witinya, ninjye wagutoranyije, ninjye waguhamagaye, ngukura mu mpera z'isi, nkubwira umugaragu wanjye, uri inshuti yanjye, sinigeze nguta, nta nubwo nigeze ngutererana. None wumva ijambo Imana ivugana nawe iciye muri Bibiliya. Marito, turakwakiriye. Jisa, you welcome. Iravuze ngo Yehova Uwiteka Imana uko yatekereje ku buzima bwawe, niba yaratekereje kukugaburira azakugaburira, niba yaratekereje kukwambika azakwambika, niba yaratekereje kuguha urubyaro azaruguha, niba yaratekereje kuguha urugo azaruguha. Hari ibyo azicira ku musozi w'amasezerano yagiranye nawe, hari ibyo azicira ku musozi w'aho yavuganiye nawe. Imana imara kuvugana nawe, hari ibyateye ubuzima bwawe, hari ibyashatse gutererana ubuzima bwawe, hari ibyashatse kukuvutsa ubuzima, hari ibyashatse kukuvuna amaguru, byashatse kukugira impumyi, byashatse kukugira ikiragi. Indwara zaraje ku buzima bwawe kugira ngo ziburizemo icyo Imana yavuganye nawe. Ariko Imana iravuga ngo icyo natekereje cyose kizasohora uko nagitekereje. Weme satali shatape esikaremone shande. Imana itekereje ibintu byinshi ku buzima bwawe, hari ibyo watakaje ku buzima bwawe. Muri iki igitondo cy'amasengesho, igitondo cy'ijambo, icyo Imana yagutekerejeho. Ibuka icyo Imana yagutekerejeho, wibuke icyo Imana yakugambiriyeho. Icyo Imana yakugambiriyeho no kugisohoza iragisohoza. Nta jambo Imana yigeze ivuga na rimwe mu buzima ngo rihere. Ishatse yari kureka kubikubwira. Nta kintu wigeze Imana kugira ngo ikubwire ibijyanye n'amasezerano yawe. Ariko ukibaza uti, iyi Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yampaye amasezerano, ariko akaba adasohora, ukibaza ngo aya masezerano ko yari yagiye kundimbura, n'iki cyabaye? Amasezerano Imana yaguhaye ntabwo ari ayo kukurimbura. Amasezerano Imana yaguhaye ntabwo ari ayo kukwica, ahubwo amasezerano Imana yaguhaye nagutwara akakwinjiza mu mugambi w'Imana. Ndakubwira abantu, itike y'Imana ikwinjiza mu mugambi w'icyo wavuganye nayo. Iyo Imana igiye gusohoza isezerano wagiranye nayo, hari ibibazo bivuka, hari intambara zivuka kugira ngo wihebe ugarukire aho ngaho. Iyo umuntu afite urugendo rurerure ananirwa ari uko agiye kururangiza, wicika intege, witentebuka, kuko Imana yatekereje ku buzima bwawe na n'ubu. Ariko Yesu aguhereza umugisha moto. Sinzi igihugu urimo, iryo darapo ntabwo ndi gusobanukirwa igihugu urimo. Niba unyumva, Yesu akumpera umugisha, wabanye nanjye kuva ngitangira nakubonye. Moto 23/5 nukuri Yesu aguhezageze. Ariko umugambi w'Imana ni mugari kuri twe. Ariko nta rimwe yigeze kuririmba ngo hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye. Hari igihe kimwe byose bizasobanuka, abana b'Imana
tugahagarara twemye. Alexandre Yesu aguhezagire. Numva arimo gukomera, shikama, ihorere, ndumva guhorera kumuhoza Yesu, ndumva imirindi Yesu agarutse, ihangane aje kuturuhura. Oza ijwi ryawe we kuboroga, oza ijwi ryawe we kuboroga, oza ijwi ryawe mukobwa we Siyoni, ihorere. Ceceka, oza ijwi ryawe. Bakatwitiranya ngo nuko dusangira ibyacu, ibishyimbo, bakagenda mu modoka, wowe utagira n'igare, imbwa zabo zigahaga, wowe imbabura imanitse. Ariko ihangane, ibyacu saho biciriye, hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Abana b'Imana tugahagarara twemye. Buriya impamvu Imana igutinjije ku musozi, ishaka kuzakorana nawe iby'ubutwari. Iyo umukinnyi atsinze igitego, Budamede, iyo umukinnyi atsinze igitego, niki nshatse kuvuga? Iyo uhagaze mu kigeragezo cyawe wenyine, haleluya, haleluya, ndumva ijambo ry'ihumure. Iyo uhagaze mu kigeragezo cyawe wenyine, abantu baragutaye, barakwanze, baguhora ubukene, baguhora se ko ukorera Imana. Hano hari n'ukuntu umuntu avuka mu muryango akangwa, ariko akibaza ngo niki nakoze kugira ngo nangwe. Wowe banza ukivuka, itonde, uri mu mugambi w'Imana. Haleluya, uri mu mugambi w'Imana. Kuba barakwanze si uko aribo babyiteye, ubwo hari imbaraga zikurimo, nawe hari imbaraga zitandukanye nabo. Barakubonamo inyenyeri ikomeye cyane izakwambutsa ikakugeza ahantu hakomeye. Niyo mpamvu bahagurutse bakakwangukira uruhinja. Niyo mpamvu inda yawe bashatse kuyivanamo ariko bikanga. Niyo mpamvu wahuye n'intambara nyinshi ariko izo ntambara zikagusiga. Niyo mpamvu ugihagaze ku musozi uriho aya masaha. Niyo mpamvu ugitega amatwi yawe ukumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ugihagarara. Ububasha bw'Imana. Uwizeye Imana Mary Tito Tim, Yesu aguhereza umugisha. Hari Imana igambiriye ku buzima bwawe mama. Hari Imana igambiriye ku buzima bwawe sister. Foto Nana, you welcome. Bro, hari Imana igambiriye ku buzima bwawe. Iringira Imana, haracyari ibyiringiro. Wivana amaso ku Uwiteka, hanga amaso Uwiteka gusa. Niwe ugira ijambo rya nyuma. Yesu ntago ajya akora ibibazo bigitangira. Yesu ntago ajya avuga intambara zigitangira zikiri ntoto, arazireka zikigamba. Intambara zikaba nini ariko ku munota wa nyuma, ku isogonda rya nyuma Yesu akitamurura, kuko hari icyo yavuganye nawe. Ntago wagenda wava mu mubiri Yesu adasohoje icyo yavuganye nawe. Hari icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Fata akanya utekereje imva wacitse, utekereza akisida wacitse. Ese akisida wacitse ni bangahe baziguyemo? Se ni bangahe bazishizemo intoki cyangwa bagasigamo ukuboko, bagasigamo amaguru, bagasigamo amatwi, bagasigamo amazuru n'iminwa? Wowe ni igiki kituma nta na kimwe uwo munwa wawe no kuvugira Yesu? Rugenge yuwereka mu Yesu aguhereza umugisha. Ni yihe mpamvu ugihagaze ku musozi? Ni yihe mpamvu? Shakisha impamvu uvuga ngo ni iki Imana unca, ni iki Imana iguca. Nuko muri inshuti n'Imana ibwira Yakobo ngo mugaragu inshuti yanjye, muhungu wa Aburahamu, ninjye nagutoranyije, kuko yabonaga Imana. Yakobo ari mu bibazo, ariko Imana imanurwa no kumuhumuriza. Hari ijambo umwana w'umuntu ataguhumurizamo, hari ibibazo umwana w'umuntu ataguhumurizamo, ariko Imana ikamanukira kuguhumuriza. Ntabwo nzi aho izagusanga, ariko yagusanga mu nzozi ikaguhumuriza, yakohereza umwana wayo akaguhumuriza. Munezero Joy, Yesu aguhereza umugisha, ndakwakiriye. Imana yacu ishoboye byose, ibyigambiriye ku buzima bwawe. Imana yacu nta kibazo itakemura. Imana yacu yishura ikode. Imana yacu yakubakira. Imana yacu yakugirira neza.
turi mu gitondo cy'amashimwe iyo guhereza icyubahiro giturutse mu mitima y'Uwiteka atari ukuyiramburira amaboko. Namaze kumenya ko n'indyarya ziyiramburira amaboko, ariko nta ndyarya yayihereza umutima wayo. Iyo utaryarya Imana hari intambara irwana ku buzima bwawe. Iyo utakojeje isoni Imana nayo ntiyagukoza isoni. Niyo mpamvu uzabona hari intambara zije ukabona ziraguserereje, ukabona intambara zibaye nyinshi, ariko Imana ukabona kuri finally ku isegonda rya nyuma ikibazo kirakonze kiragiye. Hari ibyo Imana iba yibutse. Imana iyo Satani ashaka gusibisha izina rya mu gitabo cy'ubugingo, iyo Satani atangiye kurambura impapuro, Imana irareba ikavuga ati si uwo kugenda. Hari abo wagaburiye bari bashonje, hari abo wambitse bari bambaye ubusa. Ibyo Imana yibutse. Hari ingo wubatse, nabo wagira inama ashaka bumwe, ariko urwo wubatse uba wubatse imiryango myinshi, kuko urwo rugo ruzabyara. Nyuma yo kubyara abana rubyaye nabo Uwiteka. Haleluya. Nabo Uwiteka. Kugira ngo iyo abantu badatapinze ngo batuvana kuri live, yaboneka mutapinge batazatuvana live. Hanyuma Uwiteka hari icyo agambiriye ku buzima bwacu. Uwiteka hari icyo agambiriye gukorana natwe. Mu mpano Imana yampaye ziruta izindi, harimo impano yo gusengera uburwayi. Ariko ngira ngo ngutangarize kuko uba wageze hano muri iki gitondo cy'umugisha. Mu mbaraga zawe nkeya, Imana yabwiye Didiyoni, Uwimana Charlotte Yorekamu, Alexandre ndongeye ndakubonye. Imana yabwiye Didiyoni, iramuhamagara Didiyoni, haguruka uyobore ubwoko bwanjye. Nyuma Didiyoni yari ari gusekura ingano, aravuga ati se nabwirwa n'iki kuri Uwiteka Imana? Nyuma Uwiteka Imana amuhereza ikimenyetso, ariko Didiyoni agenda ashaka itora, arabwira ati ko ndi umunyantege nke, ko ndi umunyambaraga nke, ariko Imana izi intege zawe. Iramubwira ati Didiyo, wa munyembaraga we, umva ukuntu Imana itangiye kumwita umunyembaraga. Genda uko imbaraga zawe zingana nzagukoresha iby'ubutwari. Kora uko imbaraga zawe zingana. Niba ari umuntu ushonje, mama, papa, sister, gaburira umuntu ushonje uko ushoboye. Ntabwo nkubwiye ngo umugaburire uko udashoboye. Gaburira umuntu uko ushoboye. Niba ari uwo wambika, mwambike uko ushoboye. Wijye kwipanika. Imana izi umutima wawe. Abantu benshi baratura, ariko ngo umugore w'umupfakazi wari ufite igiceri cy'ijana gusa aragenda aragitura. Imana ireba ituro ryeye iraryishimira. Christiana, Yorekamu, ndayambaje ino, ndatekereza Innocent, Yorekamu. Gira amata Ange, Yorekamu. Yesu abampera umugisha, ndabashohoje. Imana iyo igufiteho umugambi, uri inshuti n'Imana, hari ibyo wubahiriza. Niyo mpamvu uzasanga Satani akurwanya mu buzima bwawe bwose, ukabona nta kintu ukora ngo kiguhire. Shonga neza ngo ni icyo uzira, ujye uzira umugambi w'Imana. Mbere na mbere yuko umenya icyo uri cyo, umurozi ukoroga aba azi icyo uzaba cyo. Ngira ngo nkwibutse ngo umwijima mu gihe cyawo uba ufite imbaraga, ariko umucyo urashe byanga byakunda umwijima urahunga. Kandi umwijima umenya ko umucyo uje, kandi umucyo uza ari akantu gato. Noneho urugero nguhereza, uzareba inyenyeri uburyo imurika ivuye mu kirere cyangwa ukwezi. Biza ari umucyo, ariko tuba tuntu dutoya dushobora gukesha isi yose. Nawe nubwo ubona uri mu bintu bikomeye, uri umucyo. Hari igihe uzamurikira imiryango yawe, ukamurikira isi yose, ariko haleluya, ukaba nk'uko Yakobo ari we wagize iki? Yakobo ari we wabonewemo umugisha mu Bisirayeli bose, Imana ikamwita Isirayeli. Mureke dusenge, sibyo? Twubahe Imana mu mutima. Tureke ibyaha. Bitwaye iki? Niki Bibiliya ivuga?
Bibiliya ivuga iki mu gitabo cya Yesaya n'ubundi? Uyu munsi turiga mu gitabo cya Yesaya. Bibiliya itubwira ijambo, mureke tureke ibyahasha, sibyo? Twihangane, biragoye muri iyi si, ariko umwanzuro ni uwawe, ugahembwa n'Uwiteka. Ni akazi katagira intambara. Umva ukuntu ijambo rivuga. Ijambo rivuze ngo iki? Mu gitabo cya Yesaya handitse ngo ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe. Mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere. Ntabwo ari igice cya mbere, nari nibeshyeho gatoya. Ni igice cya 40 ku murongo waho wa mbere haranditse ngo Imana yanyu iravuze iti nimuhumurize ubwoko bwanjye, nimuhumurize muhumurize i Yerusalemu, muyibwire, muyigere ku mutima, kandi murangurure muyibwire ko igihe cyayo cy'imirimo y'agahato kirangiye, ko numva gusoma bitangiye kugera ko nahereye kare, ko igihe cyayo cy'imirimo y'agahato kirangiye, umwenda w'icyaha, ndi gukoresha Bibiliya bita iy'Abayehova, ko umwenda w'icyaha cyayo wishyuwe, kuko yabonye ibihembo by'ibyaha byayo byose biturutse mu kuboko kwayo Yehova. Tubwire abantu ko ibyaha byabo bababariwe. None iki gitondo cy'umugisha, niba Imana ikubabarira ibyaha, icyo uri gukora kugira ngo Bibiliya ikongera ikatubwira ngo mugende mwera imbuto z'abakijijwe. Icya mbere, impano naho zihuriye n'agakiza. Uzasanga umuntu ari umuhanuzi asambana, aroga, agira iki. Uzasanga umuvugabutumwa asambana, agira iki. Ariko nta muntu n'uyu n'umwe wababariwe icyaha witwa umukiranutsi ukora icyaha. Itonde ubyumve neza, nta muntu n'umwe w'umukiranutsi ukora icyaha. Benshi nibyo bigwishije abantu. Umuntu akagenda akishiramo ngo apotire runaka ndamwemera. Apotire runaka uramwemeramo iki? Kamaza abantu. Nemera profete runaka umwemeramo iki? Icyo umwemerera kakivana hano muri Bibiliya. What? Kuki umwemera? Emera ikimurimo. Nubona ikimurimo atangiye kukibangikanya, icara usome Bibiliya. Gite ni iki Bibiliya ivuga? Umuntu wese yibwo yaba afite impano ikomeye ute, ariko akaba adafite imbuto zo kwera, byanga byakunda uyu muntu Bibiliya ivuga ko tuzabamenyera ku mbuto bera. Prophet, you welcome. Morning, you welcome. Ndakwakiriye Prophet. Bwakeye. Kuri twese Prophet wacu. Igitondo cyiza kuri twese Prophet. Igitondo cyiza kuri twese. Ndimo nkubwira ni igitondo cyiza. Ntabwo uri kunyumva? Naramutse neza, usanze turi mu ijambo ry'Imana.
n'ubu ntabwo nyumva porofete. Haleluya. Inzira y'ukuri n'ubugingo ni inzira y'umwami wacu Yesu. Yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Ntabwo nzi ikibazo gihari. Ese n'abandi ntabwo munyumvara? Andike muri comment niba munyumva disi. Ntegereje kuvuga mumbwiye ko munyumva basi. Mwandike mumbwire ko munyumva. Haleluya. Yesu umwami wacu arakomeye kandi ashoboye byose. Hari icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe, hari icyo Imana ishaka guhindura ku buzima bwacu. Kuba muri iki gitondo turi hano nuko ari Imana yabiteguye. Uyu mwanya rero turimo, reka twakire porofete. Byabaye ikibazo sinzi ikibazo kiriho rwose. Reka nkwandikiye muri komenti. Yesu abahezagire. Nari ndi kwakira porofete muri SMS, muri komenti. Yesu amuduhera umugisha porofete. Nawe uhari Imana iguhereza umugisha. Kandi Imana iguhezagire. Imana igukoresha iby'ubutware. Imana ikwambika izindi mbaraga zayo. Imana yimura imisozi iri ku buzima bwawe. Imana igenderere buri kimwe cyose ku buzima bwawe. Ndatekereza tugiye gusenga Imana. Hari ibyo irambiwe ku buzima bwacu, hari ibyo ikora ku buzima bwacu. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina ryawe Yesu, ariko ucunge ubugingo bwawe, Satani atakwambura ubugingo bwawe. Profete, nakwakiriye mu izina rya Yesu. Ucunge ubugingo bwanyu, kuko umutungo dufite muri iyi si ni ubugingo. Nicyo kintu dufite gikomeye. Mana, mu izina ryawe Yesu, turagushimye, turaguhimbaje. Uri umukozi w'umuhanga. Ijambo ryawe reka ryamamare rigere kure. Ijambo ryawe ryo ribohora buri kintu cyose. Umuntu wese uko yaba ameze kose, ubuzima nta hantu utavana umuntu, nta hantu heza utamugeza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro ku buzima bwe. Reka utabare ubwoko bwawe, ubwambike imbaraga. Reka gukora kwawe Mana kongere kuganze kuri twebwe. Reka abatabyara ubahereze kubyara. Reka abatawe n'imiryango ubahereze imiryango y'umugisha. Reka abari mu buzima bushaririye ubuzima bwabo ubahindurire amateka Mana. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze mucunguzi,
urakoze kuri umunyembaraga, reka izina ryawe ryamamare, ni mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Yesu abahezagire, amen. Yesu akomeze kubamira umugisha, ndabakunda cyane, twari turi mu gitondo cy'amasengesho, bye.